ni ikintu umuntu abatangiye nyine gishasha gitandukanye n'ico wahora urimo kubera urumva ko muri groupe nkiyo nabamo urumva meme na composition mwabaga muri kumwe muri benshi rimwe na rimwe cyangwa umuntu akazana indirimbo mukayigira hamwe mukakora arrangement muyiga hamwe muri benshi nyine muhana ibitekerezo ariko carrière solo sometimes usanga ari wewe wenyine wiyandikira indirimbo ugashiramo ama melody ukanarrangement ugafatanya na studio wenda gukora arrangement igize wumva ibereye indirimbo yawe niho bitandukanye ni nazo challenge ko ubusa no kwikorana akazi wenyine je Icyonzi cyo nuko nakijijwe kubw'ubuntu ariko ubwo buntu tibunyemerera gukora ica na comment nashizo kuko Bibiliya ni ishamba rinini kandi isobanurwa mu buryo butandukanye bitewe na theology bitewe na theology wize bitewe naho wakuriye bitewe na culture zose burya Bibiliya ivanzemo culture umuco wa gikristo n'umuco usanzwe urimo uyu munsi kono tuze gutangira ikiganiro cyacu tuze kubanza tujye kuri YouTube tubanze dushimira abantu batandukanye mudukurikira mutwereka ko mudukunda mutwereka ko mukunda ibyo dukora hanyuma tubwire n'abandi badukurikiye namwe kugira ngo muze kujya kuri YouTube hanyuma wandikemo Byishimo Espoir uraza kugera ahantu hameze gutya and then ukore subscribe to joining kugira ngo tujye dufatanya gukomeza kuryoherwa gukomeza gufashwa umunsi ku wundi abantu benshi bajya babambaza bati ese iyi channel kubera iki ari amazina yawe ariko ijambo rimwe nuko reko twahawe uyu munsi tugiye kuza kuba rero dukorana ikiganiro Nkundabose Patrick ahangaha turi kuri YouTube channel yanjye ni Byishimo Espoir ndabizera abantu benshi mwari munkumbuye hari abantu benshi bamaze iminsi bambaza ahantu mba ngaha ni online ni kuri internet of course hari umugabo tugiye kuza kuba tuganira impamvu manje kwandika amazina ye nk'uko muri kubireba yitwa Nkundabose Patrick ni umupapa kuri ubu abarizwa ku mugabane w'i Burayi Patrick twagiye tubana kenshi muri Alarme Ministries uyu munsi ufite amahirwe wagiye i Burayi uri gukora ibikorwa bitandukanye mu minsi yashize nabonaga uri mu Bubiligi wagiye gutarama ariko ntabwo ari byo tubuze kuganiraho uyu munsi by'umwihariko turaza kuganira dore ko natwe twari dukumburanye ariko wowe udukurikiye banza unyarukire kuri YouTube ugere ahantu handitse gutya wandikemo Nkundabose Patrick uraza kumubona kuri YouTube channel ye hanyuma uze gukora subscription ubashe kuryoherwa n'iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo ni brand new, ni indirimbo nshya cyane, ni indirimbo yashize hanze ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Iyi ndirimbo yitwa Isoko, turibuze kwigarukaho cyane ariko nyarukirayo uze kuyireba ngayo nguko. Nuko tutangiye, hanyuma Patrick reka tuguhe ikaze cyane ubwire ngo tangira nawe wibwira abantu badukurikiye nimba ariko turibuze gutangira cyangwa kandi ukuri buze guhitamo ukuri buhabwe gutangira twagiye. Arakoze cyane Byishimo, happy se nijyo bakikwita zindi yose gari urakoze cyane. Ikatangira nibwira abantu kubatanzi nitwa Patrick Nkundabose, ndi umupapa ubu w'abana babiri n'umugore umwe. Wow. Anabahungu n'abakobwa? N'abakobwa bombi. Oh wow. Congratulations. Umugore afigana gute, umutangana gute? Umutoya afite amezi 6, umukuru afite imyaka 3. Oh wow. Hanyuma Patrick, amezi umuziki bimeze gute? Umuziki uragenda urabona ko maze gusohora indirimbo nshasha vuba, mbona birimo biragenda, nubwo mbere byari bisa nibigoye ariko ubu nyine mbona biri kugenda nkuko nifuza.
duhuriza umuziki Patrick ari gukora uyu munsi na Patrick tuzi muri Alarme Ministries, Patrick tuzi Kigali mu bitaramo. Patrick, bitandukanye gute? Biratandukanye. Impamvu bitandukanye ni navuga ko ari impamvu ebyiri. Ya mbere nuko Patrick mwari mumenyereye muri Alarme, nuko Patrick yarimbaga muri team, muri group, ariko ubu nyine akaba ari kuririmba ku giti cye. Urumva ni itandukaniro rinini cyane kuririmba ku giti cyawe no kuririmba muri group nini nka Alarme. Iryo ni itandukaniro rimwe. Itandukaniro rya kabiri ni uko abantu bamenyereye Patrick mu ndirimbo zihuta bakunze kwita zo guhimbaza, ariko sometimes ari gusanga tutaba turi guhimbaza mu ndirimbo yihuta, turi kuramya. Kuramya no guhimbaza bijya biterwa n'amagambo icyo uri kuvuga. Ariko reka mbikoresha uko nguko bari bamenyereye mu ndirimbo zihuta, ariko ubu ngubu ndimo ndaririmba indirimbo zoroheje zitonze, ariko nizihuta nazo ziraza. Ntabwo biri kukuvuna kuririmba witonze kuko tukuziririmba indirimbo ari ugusimbuka, ari ugusirimba, bimeze bite? Burya nuko abanzi neza byose ndabishobora. Abanzi neza, abantu banzi neza bakurikira bankurikiye uko naririmba, bambona uko naririmba muri korari, byose birakunda. Kwitonda, kwihuta, byose birakunda. Okay. Hanyuma Patrick, uyu munsi wa none Patrick uri gukora carrière solo. Yego. Gukora carrière solo bimeze bite? Nizihe challenge uhura nazo umunsi ku wundi? Ni ikintu umuntu aba atangiye nyine gishasha gitandukanye n'icyo wahora urimo, kubera urumva ko muri groupe nk'iyo nabamo, urumva meme na composition mwabaga muri kumwe muri benshi rimwe na rimwe, cyangwa umuntu akazana indirimbo mukayigira hamwe, mukakora arrangement muyiga hamwe muri benshi nyine muhana ibitekerezo. Ariko carrière solo sometimes usanga ari wewe wenyine wiyandikira indirimbo, ugashiramo amamelodi, ukanarrangement, ugafatanya na studio wenda gukora arrangement igize wumva ibereye indirimbo yawe. Niho bitandukanye, ni nazo challenge ko ubusa no kwikorana akazi wenyine, mu gihe uri muri team wakorana n'abandi nyine mukaba sharing ideas. Okay. Hanyuma ugira gutya uti isoko indirimbo narayumvishe, ndayumva ndongera ndayumva, hari ahantu wageze urarimba ngo nyinjize ngo hehe mwibenga. Ego. Aho hantu ni aho hantu ubusanzwe mwibenga, mvuze mu buryo bw'uruzi rusanzwe, mwibenga ni ahantu hari amazi menshi. Haba ibenga hakaba n'uruzi rusanzwe. Hari ahantu nyine haba hari deep, amazi ari menshi cyane, ko unijiyemo utazi koga uragenda nyine, utazi koga uragenda. Ariko ibenga nashaka kuvuga ni mwibenga ry'umunezero, ni muri wa munezero mwinshi ukurengeye, umunezero udabasha gukontorora, ahubwo uwo munezero akaba ari gukontorora, kugira ngo mbone uburyo nshima Imana. Okay, hanyuma uraza kubanza wenda utubwire amagambo, amwe mu magambo agize indirimbo ku bantu badukurikiye. Hari abantu bashobora kuba batarayumva benshi, mbizi neza ko bari buze kuyumva, dore ko turi buze no kuyipininga muri link yacu, ariko ubabwira amagambo agize indirimbo, ugerageze no kwidusobanurira. Indirimbo usanzwe nayanditse, reka mpere kuri ico ngico kugira ngo wenda bumve neza ibyo nshaka kuvuga muri iyo ndirimbo. Nayanditse mu mwaka wa 2020 utangira, niba nibuka neza. Corona imeze nabi,
ariko mbanza gutekereza ubusa ndihaje ibitero haje chorus niyo yaje mbere kari akantu ka nyuma cyangwa nakwita bridge kari akantu ka nyuma ndirimba mu ndirimbo kavuga ngo ndategereje ndarindiriye gukira nubwo nta buzima ariko mwami urashobora kuburema impamvu nabitekereje ni narebye twari muri lockdown abantu bakingiranye mu mazu ibihugu byinshi byerekana ko nta bantu bari no mu mihanda bigoranye mwana ubuzima burasa n'ubuhagaze mu bantu numva ijwi rimbwiye ngo nubwo ubona nta buzima buhari muri aba bantu nubwo ubona ku isi ubuzima busa n'ubuhagaze ariko Imana irashobora kurema muri uko kubura ubuzima Imana irashobora kurema mu buzima urumva ni iyo niyo many point y'iyi ndirimbo navuga gutyo ni nkayo mutima w'indirimbo ni naho nasubiyemo inshuro nyinshi kuko niwo mutima w'indirimbo gukira nubwo nta buzima ndi kubona ariko mwana urashobora hari ibintu biba byarapfuye mu buzima bw'umuntu ubona nta buzima bigifite Imana irashobora kubizura irashobora kubireba hanyuma tukiri aho ngaho hari akantu abantu bajya bakunda kuvuga abantu benshi bati iyo abantu bagiye i Burayi gukizwa birashira ati Burayi ntibakizwa abanyamuziki benshi bagiye bajya i Burayi ati umuziki wabo rwose nikuzi uko byifashe ubundi byifashe gute ngo i Burayi ntibakizwa niko njya numva bavuga sinakwemeranwa n'abavuga ngo i Burayi ntibakizwa ahubwo se burya gukizwa ntibijyana n'ikirere urimo ntaho bihuriye naho uri gukizwa biri mu mutima w'umuntu agakiza si ikirere agakiza si igihugu agakiza si umusozi agakiza ni umuntu ni muri wowe ni Yesu duhita tubihuza n'akantu kamwe ejo bundi nagize gutya ndi kureba Alarm Ministries bari kuririmba then arababwira ati muretse gatoya wenda ku bantu badukurikiye batazi Ben ni umwe mu baririmbyi ba Alarm amuzi mu ndirimbo akunda gukora wenyine na madamu we Chance katunabazi cyane kuri indirimbo nziza cyane hanyuma Ben agira gutya ati njyewe uko mumbona njyewe n'ubuntu zararangiye ahubwo umuntu utazavuga ubuntu bwa Yesu so ahangaha ndahita nkubaza ikibazo kimeze gutya iyo video naje narayumvise yes ndahita nkubaza ikibazo kimeze gutya ese ubuntu abantu bari kuvuga muri iyi minsi ndebe ko twese twakijijwe n'ubuntu nyine ubivugaho iki tukiri muri ya contest twari turi kuvuga abantu bamwe baba bari kuvuga ngo bamwe ngo ntibaba bari gukizwa ngo kubera bagiye hehe so misenza n'amakuka tugiye kuri ako ka comment we washizeho je ntaco nanditse nta comment nashizeho kuko Bibiliya ni ishamba rinini kandi isobanurwa mu buryo butandukanye bitewe na theology bitewe na theology wize bitewe naho wakuriye bitewe na culture zose burya Bibiliya ivanzemo culture umuco wa gikristo n'umuco usanzwe urimo so benshi basobanura Bibiliya sero nuko ayumva sero nuko yayumvise cyangwa reka mvuge gutyo entre parenthèses umwuka wera uko yamuhishuriye ba mbivuge gutyo ariko kandi hakaba n'abandi dusobanura Bibiliya sometimes mu marangamutima yacu dusobanura Bibiliya mu marangamutima yacu tugasobanura ijambo mu marangamutima cyangwa se mu byo twifuza so kuby'ubuntu nje ntaco nabikomantaho nje icyo nzi cyo nuko nakijijwe kubw'ubuntu ariko ubwo buntu tibunyemerera gukora icaha ejo bundi naganiye n'umusore aranje arambwira ati ngiye bureka mubwire
njyewe sinzashaka umugore ngo kubera iki Bibiliya yarambwiye ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka ni byiza kurushaho somera verse biblique iyo umubaza ngo se iyo context iyo gihe babivuze habaye ufite umuntu aragenda agafata akantu kamwe nka kugira ngo Yesu ararira agaheraho ntarebye zamuka haruguru urebe yarijijwe n'iki ntabwo okay nakari kanyuzemo okay urabizi ko iyo duhuye tuganira cyane birakwiye vuba twari turakumburanye urumva reka tunagere no ku buntu nabwo burakenewe hanyuma Patrick uyu munsi umuziki wawe uri kuwukora nka carrière solo uri guteganya gukora ibikorwa bimeze gute ufite indirimbo nshya wasohoye wise Isoko ariko se ibikorwa bya Patrick ubu tubitegereze ryari ariko hari igihe wari ugiye gukora igitaramo i Kigali corona birabyishe ariko ubu gahunda za Patrick zimeze gute ndateganya ufite ni programme cyangwa se ni nko ndavuga gute ni intego nihaye iyo umwaka kugerageza gushiramo imbaraga nyinshi mu muziki no gukora nkareba resultat bitanga deja resultat ndayibona kubera iki kuba nshobora gukora indirimbo imwe ikarebwa n'abantu bangana uko mu gihe gitoya kamvuga iki umuntu nkanje target yanje nuko message shaka kwigera mu bantu ibageramo igihe ibagezemo ku mubare ntateganyaga shima Imana bivuga ko uyu mwaka nihaye intego yo kugerageza gukora no gushiramo imbaraga zishoboka zose kugira ngo ntange ibihangano byinshi bishoboka hanyuma nyuma yo gutanga ibyo bihangano bishoboka umwaka utaha tegura igitaramo okay hanyuma Patrick uraza kutubwira ibintu bibiri ukumbuye muri alarme hanyuma uze kutubwira n'ibintu bibiri waryohewe nabyo i Burayi yewe byo bintu se ibyo Burayi nibyo ntayamenye ndakubwira ariko ntacu nabyo ndaza kwitora muri alarme ikintu cya mbere nkumbuye ubusabane kabusabane uko tuganira tuvugana muri repetition mood birimo muri burimo umunezero burimo kuganira igipindi kiba kirimo bwabusabane bwa alarme nibwo nkumbuye cya kabiri nkumbuye stage nkumbuye kuririmbana n'abaririmbyi benshi nka alarme n'abandi benshi nkumbuye stage nkumbuye kuba kuri stage kizo nahoze mba nibyo bintu biri nkumbuye hanyuma ibintu bibiri utubwira uvuga ati ewana ibi byatumye mvuga ni kuri Burayi ni sawa i Burayi ngiye kuba honest nkubwiza ukuri ko rimwe na rimwe arega umuntu abantu bashiramo diplomasi je ikintu ca mbere nakubwira nakunze Burayi bivuga ngo Burayi ni heza nuko byibuze ndebye mbona akazoza kanje ndabibona ndabona uburyo ndi gukora ndabona outcome zizavamo ndavuga ni iki gihe kameme ndamutse nkoze ibi nibi nabo zabona ibi nibi ikindi nakunze Burayi nahungukiye umuryango mfite abana babiri n'umugore ikindi kintu ari gukunda kuko muri Afrika ntabana nari nose mfite umugore mfite n'abana babiri umva nongereho n'ibindi nyine mfite nyine
yego hanyuma rero ubwo indirimbo igiye gukurikiraho ni iraza ryari? Indirimbo igiye gukurikiraho yitwa ngwino mwami Yesu ngwino mwami Yesu ngwino nshuti y'abantu niyo. Wow. Hanyuma sinzi nimba ari indi message ufite ku bantu badukurikiye, hanyuma tuze kugana ku musozo mu kanya gato. Uri kubaririmbira akantu gato? Ubwo ndabarimbira, reka nze gukomereza kuri iyo ngiyo. Ikintu nababwira abantu cya mbere ni ukubabwira kudushigikira, bareba indirimbo zacu, bakora subscribe. Ubwo mvuze muri rusange abahanzi bose baririmbira Imana, ntawe urimo happy nzi ko ufite indirimbo nyinshi kuri YouTube, so bagukurikire barebe indirimbo zawe n'uburyo bwo kuguteza imbere, bakore subscribe ugeze 500,000 miliyoni, bityo nanje gutyo bagushigikire, bashigikire n'abandi bose bagomba gushigikirwa kugira ngo ubwami bw'Imana turimo tuzamura tuzamure twese hamwe. Cyo ni kimwe. Cya kabiri ni ukurushaho gusenga no kwegera Imana no kudusengera abari muri kariyeri y'umuziki n'abari mu bindi bikorwa byose bihimbaza Imana zo mu nzu y'Imana, barusheho kudusengera no kudushikira nk'uko nari mbivuze. By'umwihariko basubscribing kuri channel ya Patrick. Hanyuma indirimbo nabatura niyo nyine iri kurangira muri studio. Mfite draft ya mbere, bampaye draft ya mbere. Ubwo wari guhita umbaza ngo ese ni studio yahe? Byari guhita byihuta. Studio ntabwo muzi dufite gahunda yo kwiga. Kubera ko turi kuganira nyine uri inshuti yanjye rimwe na rimwe. Okay, nta kibazo. Ariko wamuha iyo promotion. Oya, reka ndeke kuyimuha. Ntaco. Reka mwihorere, uzayibona kuri papuro. Okay. Ni indirimbo iri kurangira muri studio, ako karagaciye mu just kwa it's a joke. Ni gipinde kuba badukurikira ni gipinde. So ni indirimbo iri muri studio iri gusoza bampaye draft ya mbere kandi umva irimo iramera neza, harabura mu tuntu dukeya gusa kugira ngo tubirangize audio mfite nyikorera video. Okay, twarigiye tugeze kuririmba. Iravuga ngo ngwino mwami Yesu ngwino mwami Yesu ngwino nshuti y'abantu ngwino mwami Yesu ngwino mwami Yesu ngwino nshuti y'abantu. Igitero cyayo kiravuga ngo soko y'umugisha umutima ukuramya unyigishe guhora ngushima, ni wowe muvunyi ubugingo bwanjye, soko y'umugisha ndagukeneye. Wow. Hanyuma reka tugushimire cyane, tugushimire ku mwanya mwawe mwiza waduhaye, tumaze kwifuriza umugisha no gutera imbere mu muziki ukora. Urakoze cyane, ndagushimiye cyane umwanya wawe utanze kugira ngo tuganire. Ni privilege, ni umugisha ngize ko tubashe kuganira kandi uhabwe umugisha nawe urushaho gutera imbere. Thank you so much, Patrick. You're welcome.